Yabaye reka nongere mbifuriza ibihe byiza cyane abasongozi mwese muri rusange. Uyu munsi tugiye kugaruka ku makosa ajya abera kuri T-Cross mu gihe abanyeshuri binjira cyangwa se mu gihe abantu bari gukora ikizamini cya T-Cross. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari kwinjira muri T-Cross ubundi mbere na mbere ugomba kuba wateyeho imodoka neza. Ese ikintu cyakubwira ko wateyeho neza ni iki? Ibyo tugomba kubigarukaho. Ikindi kintu cya kabiri ni ukumenya ibimenyetso bikubwira ko wageze ahantu ugomba gukatira imodoka yawe mu gihe winjira muri T-Cross nk'uko uri kubireba. Urabona ko ibimenyetso byawe wabibaze neza mu kwinjira muri T-Cross, ya manevure ntabwo bikenewe cyangwa se ntabwo bigusaba gukora ya manevure tujya dukora twitiza imbere kugira ngo tutagonga uru ruhande rwo hepfo. Ese dukora manevure iyo byagenze gute cyangwa se tubigenza gute kugira ngo twinjire muri T-Cross tudakoresheje manevure? Ibyo byose tugomba kubigarukaho muri iyi video. Reka nshimire mwese mwakoze subscribe ku rubuga rw'umusongozi, shimira abantu muhora mumbwira ko turi kumwe umunsi ku wundi, shimira abantu mwese mwagezeho kuri tere, abantu twahuye nabo tutarahura, mupfa kuwunyemera pull up aho uri hose mu nguni zitandukanye z'isi, tugakomeza kukurinda no kukuremera amashimwe. Ikindi kintu, kwinjira muri T-Cross ntabwo biba bihagije, no mu gusohokamo hari ibintu uba ugomba kwitondera cyangwa se kwitaho, ariko ndagira ngo tubanze tugaruke cyane cyane ku kintu kijyanye n'uburyo bwo guteraho. Ese iyo duteraho imodoka kuri T-Cross tugendera ku ki cyangwa se tureba iki? Hari ukuntu retroviseur zibeshya abanyeshuri, ugasanga umunyeshuri arebye muri retroviseur arimo arareba amakona, wenda akabona harimo umwanya munini, noneho akajya akata kuri side amakona ariho kandi arimo arajya imbere, aho kugira ngo umwanya ugabanuke ahubwo ukiyongera. Hari ikintu cya mbere uba ugomba kumva mu mutwe wawe, kumenya ngo iyo nkase njyaha imodoka ijyaha, ukamenya ngo ubu ndi kwegera runo ruhande cyangwa se ndi kuruhunga. Hari igihe umunyeshuri wagendera muri dilemma rero nawe atazi ngo imodoka iri kwerekeza he, bikarangira aho kugira ngo imodoka yinjize muri T-Cross ahubwo yayikatishije akayerekeza kuri iriya mirongo. Urabona rero ko uyu mujeni yari atarumva formule fresh, uru ruhande rwo hepfo yari akirusatira cyane. Urabona ko umwanya wa ruguru wose rwose urangaye, imodoka yakagombye kuba yegereye ruguru. Hariya niho rero tugira tugakora akamanevurire k'abagabo batuvire mu nzira bamwita bengeri, bamwita bengeri kabisa. Ni umujene yaratubwiye ngo ubu yabaye igitambo cy'agasima kubera imyaka amaze ku gasima ka Bugesera. Ubu yahiritse igitambo, yabaye igitambo cy'agasima bengeri kabisa. Bamwita ariko bengeri harya watangiye kwigisha imodoka ryari? 2017. 2017. Ubu turi 2000 na kangahe? 2025. Ubwo umaze imyaka ingahe? Bara nawe. Icyenda. Imyaka 9. Abantu umaze kumva wenda nk'abantu ukurikije nk'abantu mwabaye inshuti wigisha, babantu baba baritayeho uvuga ati aba n'abantu banjye bo ku mutima, abantu wesheje penimeni nk'abangaye? Sinzi. Aho ni fresh dusoke. Njya mu muhanda bakamara ifuti, nubwo bushuti bwabo, nuko nabahawe ubumenyi bushobotse. Ize neza bengeri. Ndakwemera cyane Eri Maestro. Bad man. Oh, Papa mkuru. Twari turi kuvuga kuri formule yo kwinjira muri T-Cross ukoresheje manevure cyangwa se ukinjiramo nta manevure ukoresheje bengeri. Yaratwitambitsemo gake, ariko nari reka twikomereze. Kwiga bisaba no kuba utuje kandi mujye mubanza munaruhukemo kugira ngo mwumve iyi theory fresh. Iyi ni theory mba ndi kugwa kugira ngo uzagere kuri tere ugenda waplika ibintu byawe bihita birangira. Urabona hano ndi kukwereka formule umujeni yakoreshaga. Ukuvuga ngo ugiye umuntu agezeho afite examen, ndabanza nkareba urwego ariho, nkareba ibintu akora ukuntu bimeze, ubundi nkamukosorera ibyo mbona nyine bikwiye kuba byakosorwa. Urabona rero hano umujene abangezeho ubona ko T-Cross atarayumva neza, agitinda mu bintu akora za manevure. Urabona nk'iri kona ryo hepfo hari igihe umunyeshuri kubera ukuntu ritinda kugaragara, urabona ko riba riri inyuma y'imodoka neza, ukomeje gusubira inyuma utarirebye neza washiduka warigonze. Ikindi nanone iyo ukoze manevure ukegera imbere cyane ukarenga kuri uriya murongo ucagaguye ubona uri ku mazuru y'imodoka, buriya nabwo uba watsinzwe. Ntabwo uriya murongo uba ugomba kuwurenga. Urumva rero no mu gukora manevure ugomba gukora manevure, ariko ugakora manevure wakoresheje uruhande rw'inyuma kugira ngo bitaza gutuma amazuru y'imodoka arenga kuri uriya murongo w'imbere, kuko hari igihe umunyeshuri atinda kubona rero kona rya nyuma rimwe ritubwira ko tugomba kugorora amapine, agashiduka yageze kuri uriya murongo w'imbere, kandi iyo ugeze kuri uriya murongo w'imbere uba watsinzwe. Uba ugomba kuba uzi rero ku ruhande rw'inyuma ukamenya ngo mfite umwanya ungana gutya, ukamenya ngo imodoka yanjye iraza
kuba yagonga ngeze aha cyangwa se ikona riri muri mu bipimo bingana gutya na gutya. Ayo ni amabanga yose nababwiye nyine umuntu aba agomba guhabwa mu gihe ageze kuri tere ari kwitegura ikizami. Urumva bitewe n'ukuntu nk'ahantu uzakorera sinzi ngo hateye gute, sinzi ngo uzakora T-cross umanuka cyangwa uzamuka. Niyo mpamvu ibimenyetso rero akenshi ntabwo nkunze kubimentioninga kugira ngo hatazagira ubigenderaho bikaba byamuroga nyine bigatuma akora amakosa, bitewe n'ahantu uzakorera na retroviseur yawe kuri zabe setinze, bitewe n'uko ureshya. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma ibimenyetso byawe bihinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu rero akenshi ibimenyetso nanga kubimentioninga, ntabwo ari uko mba nashaka kubitanga cyangwa se mba ntabizi. Ni mubizi ko ndenze muri ibi bintu koko, nabwiye ko ndi big fish kuri level umuntu washeta agahanga n'akamenama. Hano rero ikintu tuba tugomba gukora nta kindi ni ugutuza twumva video ni neza. Ubu buryo bwo gukoresha manevre ubona ari gukoresha hano ni uburyo bwiza, nabwo nta kibazo mu gihe wabashije kubimanaginga ukirinda ayo makosa yose nakubwiye aba muri ubu buryo. Ikindi ukibuka ko mu gihe uri gukoresha iriya manevre ugomba no kuza gukuramo za double kinyoteri wamanukanye ugashyiramo ikinyoteri cy'ibumoso mu gihe ugiye gukora manevre, ukongera ukagikuramo ugashyiramo double kinyoteri. Urumva nyine biguha akazi kenshi na charge zo gukora ibintu byinshi cyane mu gihe urimo urakora ikizami. Ariko hakabaho n'ubundi buryo rero iyo wateyeho neza nk'ubu buryo ubona ngiye kukwereka hano. Ubu hano nari maze kumukosora. Ubu ni ubundi buryo bwiza kabisa ushobora gukoresha ukinjira muri T-cross neza kandi bitagusabye gukora za manevre zose kugira ngo biguhe n'ako kazi ko gukoresha ibyo binyoteri cyane. Ni ukuvuga ngo rero hari ikintu kiba cyabayeho, mba namuhindura ibipimo turebera kuri rya kona ribanza ku ruhande rwa ruguru. Hari kona ribanza hari imbere ku marembo tureberaho ibipimo bitubwira ko tugomba gukata. Ikindi kintu ni distance isigara hagati ya T-cross n'imodoka mu gihe cyo guteraho. Imodoka ikiri hari imbere ruguru itaratangira gusubira inyuma, icyo gihe umwanya uri hagati y'amakona n'imodoka uba ugomba kuwitaho ukamenya ati se kuri uyu murongo mfitemo umwanya ungana gute, kuko uburyo wasubiye inyuma wasizemo umwanya munini cyane cyangwa se muto cyane nibwo buryo buguha ibipimo ugenderaho kata. Ushobora gukata ugakata hakiri kare ugashiduka nk'ariya amakona ya ruguru yagonze, cyangwa ugakata watinze bigatuma ugonga aya makona yo hepfo. Ariko aho kugira ngo ugonge ruguru nanone wasatira hepfo, kuko hepfo biba bishoboka ko wakora akamanevre. Ikindi ugisohoka muri T-cross utacanye double kinyoteri uba watsinzwe. Winjiyemo udacanye double kinyoteri ugasohokamo udacanye kinyoteri kigaragaza ko ugiye gusohoka uba wahiye. Ni ukuvuga ngo hano uba umeze nk'umuntu uri kwinjira mu muhanda wo muri quartier cyangwa se uri gusohoka muri quartier winjira muri road principal. Ni ukuvuga ngo ikintu uba ugomba gukora rero ni ugukoresha ibimenyetso bimurika. Iyi ni circulation uba ukiri gukora. Iki ni ikizami mukora muvuye muri circulation mu muhanda, ugabana mufite code mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Nezere ko turi kugendana gatanu ku kandi. Hano mba ndi kubereka gahunda z'ikibuga. Urabona ko umujene maze kumukosora rya kosa ryo gusatira hepfo byahise birangira, akamodoka kabura kukazana tugaterekamo neza. Indi nama nabagira, ikintu kiba gikenewe cyane ku modoka burya ni ukwiga uburyo nyine ugomba gutwaramo imodoka, ku buryo ubuzi mbibabwira buri munsi, ku buryo ubuzi ngo na control speed y'imodoka yanjye, imodoka ikagenda gake muri ubu buryo, cyangwa se ukavuga ati giye nakwihuta kuri uru rwego nkaba nzi gukontorora speed ndiho. Iyo utaramenya rero kumenya ngo hano hantu ndahanyura ngenda gake muri ubu buryo kuri speed ushaka kandi imodoka itazimye, ukaba utaranamenya ngo nakwihuta nkabasha gukontorora imodoka, icyo gihe uba ugicudukoni rwose. Uba utaramenya imodoka aho ngaho wateza ibibazo cyane ugiye mu muhanda. Big shout out everyone. Ese Peter Peter nk'umudiregiteri wo kuri demarage twemera, wiyumva gute iyo ugiye kunywera mu kabido? Oya kwandi kunywera mu kavido yego ntago ari ikibazo. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo cyaba ikinyabiziga nta mazutu yabirimo. None se ugiye kunywera mu kabido mu kinyabiziga harimo mazutu? Irimo. Irimo? Iyi ni support. Nizere ko serivisi iri gutangwa hariya ku musozi. Irimo iratangwa ahubwo ni serivisi. Ejo turi kuwa mbere, alright? Hari abanyeshuri bazakora. Ndiyo. Icyizere kingana gute ku ijana kuri demarage kwa baza 80 ku ijana? Ubwo 20 iri 20 iri ku makona T-cross parking. Ahubwo bamenye ko bazakora ibintu byinshi kandi bitandukanye. Release None se Peter tujyane ungurire naka.